ni kuri kunda ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye. Ariko inyubako y'urugo rw'umugabo n'umugore iyubakirwa irangirira mu buriri, nta ferabeto, nta mazi, nta mucanga, nta sima, nta bindi bikoresho byiyambazwa uretse PS y'umugabo n'umugore zonyine. Nta mwenjeneri, nta muyede, nta mufundi. Urugo rw'umugabo n'umugore rwubakwa ni PS ebyiri, ni PS y'umugabo ni PS y'umugore. Nizo zonyine zubaka urwo rugo rukaba rwazagera kure rugakomera, nta sima, nta ferabeto, nta mazi, nta mufundi, nta muyede, nta mukobwa wabo. Warangiza ukararana ipataro sha, wa mugore warangiza ugashaka ijipo y'ikoboyi ndetse ugashaka n'utundi tuntu dukenyera hasi no hejuru. Wafashe umugabo wawe umugira nk'aka gatungo nduzi imbere yanjye, baragafashe bagakenyeza ikintu niba ari ikibeto nibagishyiraho n'imisumari, maze iyi ngenzi yayo irimo irazi gashaka yihera ikabura. Nuko mwabaye mu buriri bwanyu, umugabo nuko yagize umugore, umugore nuko yagize umugabo. Ese murumva urwo rugo ruza? Wafashe PS yifungiranira mu ikoboyi ku manywa na nijoro, ahubwo uzanashya uzi kw'urwihima umugabo wawe. Nyamara si n'igitangaza cy'uko hari abandi ugeraho ukambara amasurujipe yonyine, ariko mu buriri n'umugabo wawe ukambara ikoboyi. Imana izanabiguhanira ndetse bikabije ibiri yanyu. Uzi kuba umugabo yarara yaka, umugabo akabura hakwirwa afite umugore yishakiye, bikaba rimwe, bikaba kabiri, bikaba icyumweru, bikaba ukwezi, umugabo afite umugore yishakiye akamera nk'uko yari ameze ari umusore, kugeza igihe agiye gushaka n'igihe kitaragera kugira ngo adasambana, ariko akaba ari gushya ijoro n'amanywa akifuza kujya gusambana kandi afite umugore. Kubera umugore hereza mugenzi wawe bimukwiriye, ariko unabimuhe neza. Kandi nubimuha neza, mugenzi wawe nawe arya bya bimukwiriye, yakira ibimukwiriye kandi abinoze. Noneho mwese munyurwe nuko ibibakwiriye kuri buri umwe byanyujijwe mu nzira ya nyayo, kandi bigatanga umusaruro ushimishije, ku buryo buri wese azinukwa gutekereza hanze, azi cyangwa atanazi, nabyo birashoboka. Iyi kaba impamvu rero induru zirimo zivugira mu bashakanye, baba abagabo baba abagore. Uruhande rumwe ushobora kujya kora ugasanga izi nduru zirafatika. Abagore bimwe ibibakwiriye, abagabo bimwe ibibakwiriye. Ibyo bisorori byose utegura nubwo buri rusasa warangiza ukabwambarira mu ikoboyi wimye umugabo ibimukwiriye, bure fake, nta kintu bimaze. Ayo mafaranga yose uhawe ushyira ku makonte n'izo super uzana n'izo ngo kujya kugurira umugore mu kabari n'ahandi hose umutembereza, ariko ukamwima iyo PS iri mu ipataro, bure fake. Turagushimiye nyakubahwa Imana, wagize neza ubana natwe, uraturinda tugejeje aya masaha bakiriho tugihumeka. Turagutumiye kuri Kunda Ubwenge TV muri iki kiganiro ngo bane natwe, udufashanye n'abadukurikiye, kandi imbabazi zawe zibe hafi yacu cyane mu byo tugiye kuganira. Umwuka wera yeze ibigomba kwezwa bigirira abantu umumaro. Turagushimiye ngaho bana natwe kandi umfashanye n'abankurikiye mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze, amen. Dusome ijambo ry'Imana Abikorinto ba mbere ibice byaho 7, duhere ku murongo wa 3 tugeze ku wa 5. Murongo wa mbere Bibiliya iravuga ngo, umugabo ahe umugore ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo ku mugabo, kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Murongo wa 5, ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu.
Nitwa Ndoramaherezo Emmanuel, kandi tubashimire mwese mwagiye mubana natwe kuri Kunda Ubwenge TV. Tunabiyegereze muri iki kiganiro kugira ngo mudutize umwanya wanyu maze tuganire turebe ni ukubera iki hariho icyorezo cyo gucana inyuma ku bashakanye. Umugabo n'umugore, umugore n'umugabo biyubakiye urugo rwabo kandi basenga Imana ndetse kandi baramya ku manywa na nijoro, wajya kumva ngo rwahirimye da, kumva ngo urugo rwabo ruri hasi. Biterwa n'iki? Bituruka kuki? Turi kwibanda kuri ibi biganiro kuko dukeka ko bishobora kugirira abantu umumaro, sosiyete zigakomera bibaye ngombwa, kandi natwe Imana idukoresheje hakagira igihinduka muri sosiyete, twashima Imana, ntacyo byaba bitwaye. Pawulo we yarabirebye neza asanga abantu bari kwitana ba mwana. Iyo ubirebye neza ujya kuganira n'abagabo bakakubwira bati njyewe ndara mu kabare atari uko nkunda kabare, njyewe nirirwa nkubita abagore ku bibuno ntereta umwisi n'umugenzi atari uko ariyo kamere yanjye, siko nahoze kuva kera, nta nubwo ariyo ngeso yanjye, nabaga no mu nzu y'Imana mfitemo n'imirimo, ariko kandi mbaye urwo baseka atari byo nanjye nahisemo. Mfite umugore hariya ararana ikoboyi, uriya mugore ararana ikoboyi, uriya mugore akureba ijisho waba udafite mu mutwe hakomeye ukaba wahita utobokamwo ibisazi. Mfite umugore avuga atontoma nk'intare, ijisho rye ni nk'iry'ingwe. Byanteye kuzayoboka akabare, akaba ariko ndajya ntura umubabaro wanjye, maze umugabo ahinduka umunyakabare, umugabo ahinduka inshuti ya buri wese, ahinduka umugabo wa buri wese, umugore wese ubyemeye, ariko atari ko yamwe ameze. Ariko mu by'ukuri wabireba neza ugasanga bishobora kuba bifite rezo, bishobora kuba byumvikana, ishobora kuba impamvu nyamukuru yabitereye umugabo kuba yarayobotse abagore bose bamwemereye, akayoboka utubari twose tumukinguriye, kuko iyo ageze iwe ntarebwa neza. Iyo yinjiye mu buriri bwasanga hakingiranye, yakinjira mu gitanda agasanga amakobo yaravuze ubuhuha, maze ahitamo kugenda. Nyamara Pawulo we yaravuze ngo umugabo wese aho umugore bimukwiriye, umugore aho umugabo bimukwiriye. Ntabwo mwabagore mwibikwiriye abagabo banyu ari izo keke mu batunguza, ntabwo ibikwiriye abagabo banyu ari izo salade, ntabwo ibikwiriye abagabo banyu ari izo firiti n'izo nkoko muteka neza mu buhanga bwinshi, ntabwo ibikwiriye abagabo banyu ari ibyiza byose mubategurira havuyemo umubiri wanyu. Mu bikwiriye abagabo banyu mugomba kubategurira, nabo bakavuga ngo twateguriwe kweri, twahawe ibidukwiriye kweri. Ni PS imwe mu ma PS agize umubiri wawe, niyo yonyine ushobora gutegurira umugabo wawe akabona ko wamuhaye ibimukwiriye. Naho ibindi byose uri gukora bizarangira umusangiye n'abandi, kandi ari wowe wamutsindiye. Wari ukwiriye gusaba Imana ikaguha ubwenge bwo kubaha no kubahiriza iri jambo ryo mu Bikorinto ba mbere ibice 7:3. Reka bariho tuganiraho kuri iyi ngingo, twongeye tuganire no ku yindi mirongo ko ari 3 tuyiganireho mu byiciro bitandukanye. Turacyari ku ngingo yo guha buri wese ibimukwiriye. Umugabo aho umugore bimukwiriye, n'umugore nawe abigenze gutyo. Mu bikwiriye umugore wawe biza ku isonga, ntabwo ari superi n'ibindi bintu byiza, kubera yuko uzashiduka ibyo umushyiraho kugira ngo umunezeze bikurura abandi, maze bakamuha ibyo wamwimye akabakunda kuruta uko yagukunze, ari wowe wamuhaye ibya kabiri bya mbere utabimuhaye, maze bamuha ibya mbere. Uzamuha ibikurikira maze bamuha ibya mbere abakunde kukurusha. Niyo mpamvu aho bizagukundira wa mugabo we uzahata umugore iyo PS, uwo mugore nahindukira akagucika akajya mu bandi, azabibazwe ntacyo uzaba utakoze.
ntabwo icya mbere kizanezeza umugore ari ukumujyana mu kabari gahenze cyangwa gahendutse, ukamuguriramo ibiboneka n'ibitaboneka. Ntabwo ari cyo kintu cya mbere. Pawulo yavuze kuri uyu murongo wa 3 w'ibice 7 by'Abikorinto ba mbere ngo umugabo aho umugore ibimukwiriye. Ntabwo ibimukwiriye ari isuperi, ntabwo ibimukwiriye ari ibitenge, ibimukwiriye ntabwo ari amaribaya, ibimukwiriye ntabwo ari costume, ibimukwiriye si ukumusohokana, ibimukwiriye bihera, nubwo nabyo ari ngombwa, ibimukwiriye bihera kuri iriya PS gendana muri iyo pataro. Nibyo bya mbere bikwiriye umugore wawe, ugomba kumuha ndetse ukabimuha kenshi, maze yabirengaho akajya gushaka ibitari ibyawe, akazaba nta rwitwazo yabona imbere y'Imana rwatumye aguca inyuma. Ariko nufata ibya mbere bimukwiriye ukabizana muri ibi byose duhaha tuvunikira bituma tuzana ibyuya, iyo PS wayizigamye cyangwa wabuze umwanya wo kuyimuhereza, uzamenya yuko nta rubanza azagirana nawe mu gihe azajya gushaka bimuhereza. Iryo tangazo riranareba abagore. Igihe umugabo azaba imfizi y'akarere, bikaba biturutse ku kuba waramwimye PS iba mu ijipo imukwiriye, uzamenye yuko nta rubanza uzagirana n'Imana. Uzamenye yuko uzagirana urubanza n'Imana ndetse n'umugabo wawe, kuko wamwimye ibimukwiriye, maze ahinduka imfizi y'agasozi. Atangiye gusaba umuhisi n'umugenzi, umukunze nawe akamukunda, umwemereye nawe akamuhereza. Bihindura umugabo wawe inyagasozi kubera ko wamwimye ibimukwiriye, kandi ugerekaho n'ijisho ribi, ugerekaho n'amagambo mabi, maze umugabo aratorongera aragenda, afata icyemezo cyo kuzaba inshuti y'akabara akagaturamo, maze na ya mafaranga waringanaga akayacyura akaguhahira, bikarangira ariyo yaguhaye imbaraga. Umugabo yaguhahiye amafaranga, aguhahira ubutunzi, arakwegereza, buguhereza imbaraga zo kumwiganzura no kumubwira nabi no kumucunaguza. Ubwo butunzi rero agiye kuzabusangiza akabare nawe, yongereho n'abandi bagore, maze bwa butunzi yagiye avunika kuzanira bikanarangira umureba nabi ndetse ukamwima ibimukwiriye, agiye kuzabubasangiza muri batatu, wowe n'akabare na ba maraya. Igisubizo kizavamo ni uko uzamwubaha, ukanashaka ukuntu wamwiyegereza, ugashaka ukuntu wamukunda kurusha mbere utakimubonye bitagikunze. Mu gihe yari akiri uwawe wenyine, agusangiza ibyo ahashye wenyine, wamurebaga nk'ikimbwa yanze ndetse ukararana ikoboyi, maze umugabo arigendera kuko wamwimye ibimukwiriye. Iri tangazo rirareba bubatse, umugabo n'umugore. Iyi ikaba impamvu rero induru zirimo zivugira mu bashakanye, baba abagabo baba abagore, uruhande rumwe ushobora kujya kure ugasanga izi nduru zirafatika. Abagore bimwe ibibakwiriye, abagabo bimwe ibibakwiriye. Ibyo bisorori byose utegura nubwo buri rusasa warangiza ukabwambarira mu ikoboyi wimye umugabo ibimukwiriye, bure fake, nta kintu bimaze. Ayo mafaranga yose uhawe ushyira ku makonte n'izo super uzana n'izo ngo kujya kugurira umugore mu kabari n'ahandi hose umutembereza, ariko ukamwima iyo PS iri mu ipataro, bure fake, nta kintu bimaze. Muhane ibibakwiriye, kuko mu cyahagurukije umugabo ntabwo yahagurukijwe n'ibiryo ajya kuza iwanyu kukureba, ntabwo yahagurukijwe n'ibindi byose utekereza ko byamunezeza. Kandi n'umugore nawe kugira ngo yemere gusiga se na nyina n'abandi bavandimwe niba bafite, ntabwo yabitewe nuko waba ufite ubwiza kuruta abandi, nta nubwo yabitewe nuko mwaba murya neza iwanyu mwihagije, iwabo bakaba barabuze ibyo mwebwe mufite. Yabitewe n'iyo PS ugendana mu ipataro yawe, nawe ubiterwa n'PS agendana mu ijipo. None mugeze mu rugo mwahuye n'undi, mwararana ikobo undi akarana umukandara, ni feke. Urwo ntiruzaramba. Umwe muri mwe naramuka ayobye, ntabwo urubanza ruzaba urwe wenyine, urubanza zarusangira n'uwamwimye ibimukwiriye. Iki kintu mukimenye,
kandi mujye mumenya ibiganiro by'abantu bakuru, namwe mubyiteho mu bibyaza umusaruro. Reka tunyarukire ku ngingo yindi. Umurongo wa 4 w'ibice 7 by'Abakorinto ba mbere uravuga ngo kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Iyi niyo mpamvu abantu bafuhirana, niyo mpamvu abashakanye bafuhirana. Umugore agafuhira umugabo, umugabo agafuhira umugore. Impamvu wa mugore we umugabo wagufuhira, wanarangiza ukavuga ngo ni ibyanjye ntanga ntabwo ari ibye, wanarangiza ukavuga ngo ufite ibyawe nanjye mfite ibyanjye, ujye ubiha ushaka nanjye mbiha uwo nshaka. Izo ni imvugo nyandagazi zitagukwiriye. Uramutse muri wowe hatuye mu izo mvugo, ntiwakagombye no kuba warashatse urugo ngo ugire umugabo. No. Kuko Bibiliya ivuze yuko ibyo umugore atwara mu ijipo bitegekwa n'umugabo. Nubwo ari wowe ubigendana, ariko bitegekwa n'umugabo. Nubwo ibyo umugabo atwara mu ipataro ari we ubifite, ariko bitegekwa n'umugore we. Iki kintu mutari mwakimenya, mwarasigaye kandi ibyanyu bizagorana. N'ababyirengagiza nkana babyirengagiza babizi, ariko umubiri w'umugore utwarwa n'umugabo we, umubiri w'umugabo ugatwarwa n'umugore we. Niyo mpamvu umugore afite uburenganzira 110% bwo kugufuhira wa mugabo we. Niyo mpamvu umugabo afite uburenganzira 110% bwo kugufira wa mugore we. Mu gihe mwasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, mwasezeranaga ikize? Mwasezeranaga ko nihagira urangara undi azamufuhira. Byo kandi mwarabyemeranyijwe. Cyakora niba mubana buraya mutarasezeranye, umugore afite rezo zo kuvuga ngo nabiha uwo nshaka, nubwo nabwo bitameshe, Bibiliya igaruka ikaza kutubwira ko urukundo mwagiranye narwo bwarwo ari umugozi, ari naryo sezerano rya mbere rikomeye. Harekaga ibintu byose bibera imbere y'Imana, uburyo bwo kwiregura no kwiha defense zindi bumeze nk'aho ari nta buhari. Umugabo wese aho umugore bimukwiriye, kuko umugabo adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugore we, kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we. Iyo ni impamvu ikomeye cyane tutajya duha agaciro, ibintu bigasizanira inyuma bikazarangiza urugo rusenyutse cyangwa ingo zisenyutse, kuko izi ngingo twarazirengagije. Ikintu cyahagurukije umusore wabo hagati ababyeyi yakundaga cyangwa abana cyangwa famiye yarererwamo, ikintu cyahagurukije umukobwa wabo, warangiza ukararana ipataro sha, wa mugore warangiza ugashaka ijipo y'ikoboyi ndetse ugashaka n'utundi tuntu dukenyera hasi no hejuru. Wafashe umugabo wawe umugira nk'aka gatungo nduzi imbere yanjye, baragafashe bagakenyeza ikintu, niba ari ikibeto nibagishyiraho n'imisumari, maze iyi ngenzi yayo irimo irazi igashaka y'ihera ikabura. Nuko mwabaye mu buriri bwanyu. Umugabo nuko yagize umugore, umugore nuko yagize umugabo. Ese murumva urwo rugo ruzakomera? Wafashe ips yawe uyidodeshaho umutamenwa kugira ngo umugabo atazayikabakaba ngo ayishyikire. Wafashe ips yawe uyidodeshaho umutamenwa kugira ngo umugore we atazayikabakaba ngo ayishyikire. Nonse ubwo mwumva urwo rugo rwazakomera bigenze gute? Ntabwo bishoboka. Reka tukomeze dusome turebe ku murongo wo hasi wa 5. Umurongo wa 5 w'ibice 7 by'Abakorinto ba mbere uravuga ngo ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Urumva gufata ikoboyi ukayidodera ku mubiri wawe wa mugore we biri kuri mita umugabo wawe, kandi bizagorana ko umwuka mwiza wo kubaka urugo uzaboneka. Ntabwo bishoboka. Ntimukimane. Ndacyababwira ko icyo mutagomba kwimana ntabwo ari ayo mashu, ntabwo ari ibyo bishyimbo, ntabwo ari ibyo biryo mwita byiza cyangwa bitatera indwara, ntabwo ari ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, hoya, ntabwo ari byo mugomba kwimana cyangwa guhana. Ntimukimane. ips yatumye ugikantarange gushaka y'umugore, ips yatumye uvikantarange ngo bane n'uwo musore. Iyo ps niyo mutagomba kwimana. Mwebwe mwarayobye mufata ibibanza murabyibagirwa mu bikura no mu byo mugomba gutekereza. Bibiliya ntimukimane kiretse mwasezeranye umunsi yo gusenga, kandi nabwo ngo mujye mugira guhura kenshi.
mujye muhura kenshi, buri wese ahereza undi cyane, ndetse kenshi mubikore kenshi gashoboka, kugira ngo byongere umubano wanyu, kuko ngo abantu banyuranye muri iriya nzira, abagendanye ruriya rugendo, kugira ngo bangane biragoranye. Niyo mpamvu bavuga ko imivumo yanyanyagiye ku butaka bw'u Rwanda, kuko abantu bakoranye ziriya nzira bakanicana barangije gukora kiriya gikorwa. Uwo ni umuvumo, uri kubagendamo. Pawulo abwira abantu ngo ntimukimane, kandi ngo muzajye mugerageza muhure kenshi, kugira ngo Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Wa mugore uzima umugabo wawe kenshi, umwime kenshi, kandi ikosa ryanyu mwa bagore mwe ntabwo mwima abagabo gusa, ahubwo munabareba n'ijisho ribi, munabajugunyira n'ibiryo, munabajugunyira n'imyambaro, mubareba nabi, mukambara amakoboyi mu buriri, mukanabajugunyira n'ibyo mubagaburiye barya. Bazabuzwa n'iki kujya gutura mu kabari? N'udasanzwe anywa inzoga zabyiga, kandi kumugarura noneho ntibizashoboka. Ese kubera iki gukizwa kw'abagabo banyu byahinduka icyaha bakanabizira? Mwumva ko niba abapagani bya nyabyo noneho bakaba batagifite umwuka wera ubayobora, mwumva muzabakizwa n'iki? Ko mwari mugize amahirwe abagabo banyu bagakizwa, kubera iki byabahinduye ibigoryi by'abagore? Ni ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki gukizwa k'umugabo wawe biguhundira ikigoryi cy'umugore, kugeza igihe inshingano zawe uzibagirwa? Ahubwo noneho usibye no kuzibagirwa, ukagaragara nk'aho ari wowe, nta nubwo n'umusirikare w'u Rwanda agira discipline, umupolisi w'u Rwanda we ntiwumuvuge. Donc inzego zose za gisirikare z'u Rwanda nta n'uwazitangiraho urugero rubi. Reka wihinduye inyeshyamba, wihinduye mana, wihinduye ikisi, wihinduye imvubu, wihindura imbwakazi mu rugo, kandi Imana yaguhaye icyubahiro. Wihinduye imbwakazi imbere y'umugabo wawe. Cyo ntabwo ari byo, kugeza igihe umugabo afashe gahunda yo gutorongera aragenda. Bibiliya iravuga ngo muzajye muhura kenshi, ntimukimane, muzajye mugerageza muhure kenshi, kugira ngo Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Naho wafashe PS yifungiranira mu ikoboyi ku manywa na nijoro, ahubwo uzanashya uzi kw'urwihima umugabo wawe. Nyamara si n'igitangaza cy'uko hari abandi ugeraho ukambara amasurujipe yonyine, ariko mu buriri n'umugabo wawe ukambara ikoboyi. Imana izanabiguhanira, ndetse bikabije. Ubikore wishimye, ubikore wumva ko nta kibazo kirimo. Imana izaguhanira ko wafashe ipiki ukayikubita ku rugo rwawe bwa mbere. Nawe wa mugabo we, niba ukora nka bene ibyo, Imana izaguhanira ko wafashe ipiki ukayikubita ku rugo rwawe bwa mbere. Abasenye urugo, ba bagabo bashotse umugore wawe bose bazahanwa nyuma y'uko uhanwa wa mugabo we. Wowe wimye umugore wawe bimukwiriye, akajya kubisegereza ahandi, kugeza igihe abaye imbwakazi, akabinya gasozi y'umugore. Imana izahana bariya bagabo bararuye umugore wawe, ariko iguhereyeho. Imana izahana wa mugore we, izaguhana mbere y'uko ihana bariya abagore bararuye umugabo wawe. Ni wowe izaheraho, kuko wihinduye imbwakazi imbere y'umugabo wawe, wihindura inyagasozi imbere y'umugabo wawe, umwima ibimukwiriye. Yanashyizeho imbaraga ze, ahubwo ujya kubiha abatarabiruhiye. Umugabo naramuka agiye agatorongera, akabatura mu kabare, maze akaba inshuti y'ubonetse wese, agahereza umwemereye wese, Imana izahamuhana. Imana izabihanira n'abandi bafatikanyije, ariko iguhereyeho, kuko ni wowe wafashe ipiki ya mbere yo gusenya urugo rwawe. Wararana ikoboyi kwima umugabo wawe, wararana ikoboyi kwima umugore wawe. Ni wowe uzahanwa bwa mbere. Mbibutse ko buriya impamvu Pawulo yabwiye abantu ngo mujye muhura kenshi, bavuga ko iyi nzira abantu bayinyuranyemo bigoranye, ko buriya banarakarana, n'uburakare bwabo ntibutinde. Iyo butinze buhandoringwa na cya gikorwa. Buriya ku nyubako, nta nyubako ishobora kubakwa itanyuzeho umufundi n'umuyede, umufurayeri n'umusharupansiye, umuporombiye n'umuregetiricite. Ntabwo bishoboka.
izo nyubako ntizijya zibaho zitanyuze abo bantu mbabwiye muri ibyo byiciro, n'abakora amasuku. Nta nyubako ijya yubakwa itanyuzweho urubaho, isima, itafari ribe rukarakara cyangwa ruriba cyangwa borokesima cyangwa mpunyu, cyangwa se nta nyubako igirangira itanyuzeho ferabeto, nta nyubako igirangira itanyuzweho umucanga, nta nyubako igirangira hadakoreshejwe amazi, nta nyubako igirangira hadakoreshejwe ibitekerezo. Ariko inyubako y'urugo rw'umugabo n'umugore iyubakirwa irangirira mu buriri, nta ferabeto, nta mazi, nta mucanga, nta sima, nta bindi bikoresho byiyambazwa uretse piyesi y'umugabo n'umugore zonyine. Nta mwenjeniyeri, nta muyede, nta mufundi. Urugo rw'umugabo n'umugore rwubakwa ni piyesi ebyiri, ni piyesi y'umugabo ni piyesi y'umugore, nizo zonyine zubaka urwo rugo rukaba rwazagera kure rugakomera, nta sima, nta ferabeto, nta mazi, nta mufundi, nta muyede, nta mwenjeniyeri. Nuko inyubako y'umugabo n'umugore mu rugo imera. Abubatsi nibyo bikoresho byombi, inyubako nibyo bikoresho byombi. Niba mutabihaye agaciro ngo mubyiteho, bizagorana cyane ko urwo rugo ruzamara kabiri. Mugire igihe cyo guhura kenshi, mubonane kenshi, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Uzi kuba umugabo yarara yaka, umugabo akabura hakwirwa afite umugore yishakiye, bikaba rimwe, bikaba kabiri, bikaba icyumweru, bikaba ukwezi, umugabo afite umugore yishakiye akamera nk'uko yari ameze ari umusore, kugeza igihe agiye gushaka n'igihe kitaragera kugira ngo adasambana, ariko akaba ari gushya ijoro n'amanywa akifuza kujya gusambana kandi afite umugore, kubera umugore ararana ikoboyi, kuko umugore yamwimye akamugungarika akamunanira. None urwo rubanza ruzakizwa nande? Ese ruzaherera kuri nde? Kuri wowe wa mugore we. Ku rubanza ruzagutsinda. Uzi kugira ngo umugore akijoro n'amanywa afite ingirwa mugabo, ufite umugabo, none umugore ararashya gurumana kugeza igihe umugore yakifuza kuryamana n'umukozi we, kugeza igihe umugore yakifuza guhereza muhisi n'umugenzi, kugeza igihe umugore yavuga ati yo mbona nuncokoza ngo nkwereke, afite umugabo. Atari uko ari umwuka mubi w'ubusambanyi umurimo, ahubwo umugabo yimye umugore bimukwiriye. Ese urwo rubanza ruzakizwa nande? Ese uzahanwa mbere y'undi ninde? Ni wewe wa mugabo we. Iyi nyubako rero yubakwa na piyesi ebyiri, hatagaragayemo umwenjeniyeri n'umuyede n'umufundi, hatagaragayemo ferabeto n'amazi n'imikubuzo ndetse n'imisumari. Iyi nyubako ifite umumaro ukomeye, ni nayo yo guherwaho mbere y'uko mwita ku bindi byose. Mwagombye kwita ku mpamvu iyo nyubako itari kubakwa neza ngo inozwe. Mutegetswe no kuyubaka neza ndetse ikanoga igacya. Iyo ni inyubako ikwiriye kubakishwa ubwenge n'imbaraga n'ibitekerezo, donke mukayihererezaho ubwenge kugira ngo iyo nyubako ibe imeze neza. Kuko igihe iyo nyubako izabanogera mwese, iyo nyubako izatanga umusaruro ndetse w'igihe kirekire. Hari uburyo bwo gukora iyo nyubako mukayubaka mukoresheje izo piyesi ebyiri, ariko nabwo mukayubaka nabi ntinoge. Hakaba umwe utawanyitswa nuko mugenzi we atanogeje inyubako. Hari igihe njya nirukana abafundi, nanjye mpora noza uburyo nubaka kuri tere kugira ngo ba bosi bampa akazi batazanjugunya. Abafundi banjye bahora banoza ukuntu bakora akazi kugira ngo ntazabirukana. Mu rugo rero hari igihe umwe agenda akina rurimo, akaba atajyanywe nuko yimwe ibimukwiriye, ahubwo akaba ajyanywe nuko abihabwa nabi. Icyo nacyo tukinenge. Hereza mugenzi wawe bimukwiriye, ariko unabimuhe neza. Kandi nubimuha neza, mugenzi wawe nawe arya bya bimukwiriye, yakira ibimukwiriye kandi abinoze. Noneho mwese munyurwe nuko ibibakwiriye kuri buri umwe byanyujijwe mu nzira ya nyayo, kandi bigatanga umusaruro ushimishije, ku buryo buri wese azinukwa gutekereza hanze, azi cyangwa atanazi. Nabyo birashoboka. Ari abatekereza hanze barabehozeyo, ari n'abatekereza hanze batahazi, bakaba bajyanwayo no kubura uko bagira,
kuko ibibakwiriye batabibona cyangwa se babibona ariko bitanogeje, nacyo tukigarukeho. Pawulo yandikiye Abikorinto ba mbere ibice 7 ku murongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Uwa mbere uravuga ngo umugabo n'umugore, umugabo aho umugore bimukwiriye, wa 4 nyine umurongo wa 4, umugabo aho umugore bimukwiriye n'umugore nabigenza aryo. Umurongo wa 5, umurongo wa 3 w'ibi bice uravuga ngo umugabo aho umugore bimukwiriye kandi umugore nawe abigenza aryo. Umurongo wa 4 ukavuga ngo kuko umubiri w'umugore udatwarwa n'umugore ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umubiri w'umugabo udatwarwa n'umugabo ahubwo utwarwa n'umugore we. Umurongo wa 5 ukavuga ngo ntimuzimane kandi mugire igihe cyo guhura kinini kugira ngo Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Niki nsize mu byo nagombaga kubabwira kuri izi ngingo? Ntacyo. Reka nsoze mbaho urugero rumwe rw'uburyo ki iyi nyubako n'aba bakozi bakubiye mu IPS ebyiri, iyi nyubako y'umugabo n'umugore n'aba bubatsi bubaka urugo rw'umugabo n'umugore, byose bikubiye mu IPS ebyiri, IPS y'umugabo n'IPS y'umugore. Umugabo yafashe umugore wasambana babimubwiye igihe kinini, ariko aza kumufata asambana. Amufasha asambana, umugabo abwira umugore ngo hambira ibintu byawe ugende. Umugore aravuga ati nta kindi narenzaho kuko nafashwe kandi nahemutse. Maze umugore afata ibintu bye, bigeze ku muryango byose umugore agira ubwenge, yibuka ko yanzira abantu bayinyuranyemo buzura ibineza neza, bakirengagiza amakosa bakoreranye. Icyo nacyo mukimenye, iriya nzira iteye ubwoba. Biriya bintu bikwiriye buri umwe ku mpande zombi, bifite umumaro ukomeye wo kwibagiza mugenzi wawe ikosa wamukoreye akaryirengagiza, ubuzima bugakomeza. Mbere na mbere nta muntu ushobora kunyura muri iriya nzira ababaye. Iriya ni inzira itanyurwamo n'umuntu ubabaye. Iriya ni inzira itanyurwamo n'umuntu uri gutekereza ibindi bintu. Uyerekezaho umutima, ari nayo mpamvu umusaruro uvamo ari ubumwe bwawe n'uwo mwanyuranye muri iyo nzira. Maze umugore abwira umugabo ati nahemutse nibyo, ariko kandi imyaka tumaranye tugende tudasezeranye, dutandukane gutyo nk'abantu batageze babana banahura banaryamana mu ishuka imwe. Umugabo navuga ko yabuze ubwenge nk'umuntu wari yagize umujinya wo kwirukana umugore, nkongera nkavuga ko yagize ubwenge nk'umuntu wari ugiye gusenya. Byaterwa nawe ubiteze amatwi kumenya uruhande yahagazemo, niba ari urwo kubura ubwenge, niba ari urwo kugira ubwenge. Maze umugabo ati nibyo koko. Umugabo aremeye, baragiye. Maze buri wese azana IPS ye, undi azana IPS ye, baratangiye barubatse. Bubaka inyubako rwose igira n'isuku. Maze umugore abaza umugabo atese urumva ari cyo bakuyeho? None se ukimara kubyumva wumvishe nagenda? Umugore yarazi ubwenge cyane. Maze umugabo ati nugendere ko niwongera, ntabwo niwongera, byari byarangiye. Umugore yari yakoze umuti byarangiye. Maze umugore aguma mu rugo uko. Iyo nindi ngingo ikomeye igerwaho abantu bagize guhura, umugore n'umugabo. Igihe kinini abantu bashobora kugomeza gushyamirana, bagahorana imijinya idashira, bagahorana inzangano zidashira, ari umugore n'umugabo babana mu rugo rumwe, bakabana kandi bahura kenshi ari amapiyesi yombi ahura. Abo bantu baba baragenderewe na Satani ndetse mubi, wa wundi bita Ibilisi Shetani niwe uba warabagendereye. Kuko iriya nzira igabanya n'umunabi, iriya nzira igabanya n'umushiha, iriya nzira icyaha n'abadayimoni. Imana ibashoboze kumva izi ngingo zigera muri 3 ziri mu Bakorinto ba mbere bice 7 umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Ni ingingo tuganiriyeho kandi buri yose tuyivugaho uko dushobojwe. Nawe niba utarangaye waba wamaze kumva aho ugomba guherereza imibanire yawe n'uwo mwashakanye. Twese biranatureba kubera yuko iyi ni ingingo ireba buri muntu wese, cyane cyane abagore
muramenye mwirinde ibi bintu. Kujya murara mwihambiriye nk'uko ndi kubibona hano imbere, mugenzi wawe akamera nk'uko nguko agashaka ahera akahabura, kugeza igihe yakiyahura kubera ukuntu waraye wihambiriye. Ibi nabyo bisenya urugo, ndetse nibyo bya mbere byitwa ipiki ikomeye isenya urugo bwa mbere. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Urakoze Mana, turagushimiye. Twaganiriye na bene data, twaganiriye n'abantu bawe, kandi twagutumiye muri iki kiganiro mbere yuko tugikora. N'ubundi turagisoje, tugushimiye ko wabanye natwe. Ibyo kuvomererwa muri cyo ubivomerere, Mwuka Wera bivomerere, kandi nibiba bishoboka hazagira abagaruka mu murongo wo kubaka ingo zabo mwiza bagaruwe n'iki kiganiro. Dusenze tukwiringiye ni mu izina rya Kristo urakoze. Amen. Niba ntacyo bigutwaye, usangize n'undi iki kiganiro, no kuri TikTok naho tuhashyira utuntu tugufiya.